Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe wowe nkurikirana umunsi kundi kuri YouTube channel ya David Rwanda. Reka ngushimire wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora ngusaba kugira ngo uyikore maze ujye ubasha kunkurikirana umunsi kuwundi. Uyu munsi turakomeza n'igice cya kabiri cy'inkuru yacu y'urukundo. Aho umukobwa wari ufite ubumuga bwo kutabona yavujwe n'umusore gusa birangira uwo musore amuhemukiye cyane. Aho duheruka Rihana amaze guturitsa umujyi ndetse leta yari yamaze kuvumbura neza ko Rihana ari we cyihebe kare waturikije umujyi. Gusa Zuni ndetse n'umuryango we bo bari bamaze kumenya neza ko Rihana yapfuye dore ko bari bamaze kubyizera. Bari bamaze kubajyana muri morgue y'ibitaro ndetse bamaze kubereka imyenda ya Rihana. Ntabwo bagombaga gushidikanya ko Rihana yapfuye. Zuni we yarihebye cyane ndetse arababara, ariko tutirengagije yuko nubwo yari ababaye mbere yuko Zuni na Rihana bajya mu bitaro bari babanje kubonana ndetse bararyamana. Zuni yarababaye ndetse ariheba cyane dore ko yari amaze kugira agahinda. Yaratekereje kuntu amaze kubona maze ntabashe kuba yabona umuhungu bamwitangiye ndetse bamukundaga cyane ari we Rihana. Gusa icyo atari yakamenye neza nuko Rihana yari icyihebe ndetse yari amaze guturitsa umujyi yagiye. Zuni nta wundi mwanzuro yagombaga gufata, yahise afata umwanzuro kuba yajyana n'iwabo mu cyaro ndetse basubira mu cyaro aho bari batuye. Gusa haciyeho imyaka 5 Rihana we yakomeje wa mwuga yo kuba icyihebe ndetse yagiye aturitsa ahandi hantu henshi hatandukanye mu mujyi. Gusa hari indi misiyo yari afite ndetse ikomeye cyane yo kuba yagaruka mu mujyi ndetse agaturitsa kandi gace kari gakomeye cyane. Gusa abapolisi aho bari nabo ntabwo bari batuje dore ko bagumaga bakusanya amakuru y'ukuntu bazabasha kuba bafata Rihana. Gusa Rihana nubwo yakoraga ibyo byose yari afite sekuru we wari ubimushyigikiyemo dore ko ari nawe wamutumaga kuri misiyo zose zo kuba yajya guturitsa umujyi kugira ngo babashe kuba babona ubwigenge dore ko ariko babitekerezaga ko nibamara kwica abantu bose bazayobora igihugu ari bonyine. Rihana yari yarasezeranyije sekuru we katazigera ajya mu rukundo kandi katazigera atekereza umukobwa. Gusa Rihana nubwo yakoraga ibyo byose yari afite agafoto ka Zuni. Nubwo yaturitsaga ahantu hose yari aho yageze aricara ndetse areba ka gafoto ka Zuni arakitegereza. Ati Zuni umbabarire, ati misiyo yari yaranzanye mu mujyi w'iwanyu ntabwo yari yo gukundana nawe. Gusa nisanze ngukunda ariko ntabwo byashoboka, urukundo rwacu ntirushoboka kuko ngiye misiyo yanjye niyo kuba icyihebe ndetse nkabasha kuba nafata igihugu. Nuko yahise kafata na ka gafoto ka Zuni yari afite aragatabura dore ko yari afite indi misiyo yo kuba yaturitsa. Gusa leta yo yakomeje guperereza ndetse imenya ko hari indi misiyo Rihana afite yo kuba yagaruka mu mujyi ndetse agaturitsa kandi gace. Leta birumvikana yakajije umutekano kugira ngo ibashe kuba yafata Rihana. Sibyo gusa Rihana kandi yagombaga gukora, ntabwo yagombaga guturitsa aho ngaho gusa, ahubwo yagombaga kujya no kuri ambasade y'igihugu ndetse akabasha kuba yakiba ibendera ryabo ry'igihugu dore ko ibendera rifatwa nk'ikintu gikomeye cyane ku bihugu byose, baba bubaha ibendera ryabo. Nuko Rihana yagarutse mu mujyi kugira ngo azabashe kuba yaturitsa umujyi. Gusa leta yo yari yabimenye ndetse yari yabivumbuye cyane ko Rihana agiye kuba yagaruka akabasha kuba yakangiriza ubuzima bwa benshi. Rihana yaje mu mujyi ndetse nta yindi gahunda yari afite gahunda yo kuba yaza ndetse agaturitsa, yamara guturitsa bakabasha kuba bafata igihugu ndetse sekuru akabasha kuba yaba umuyobozi. Rihana yaraje ndetse agace ntibyatinze yahise kagaturitsa dore ko yari abishoboye, dore ko sekuru yamwizeraga nk'umwana ufite ubwenge bwinshi cyane. Gusa mu guturitsa mu gucika kugira ngo asubireyo ntibyamuhire dore ko bamurasha amasasu menshi cyane. Bakimara kumurasa gusa yirwanyeho nta handi hantu yagombaga gucikira, yahise kafata imodoka ndetse agenda yiruka cyane kugira ngo abashe kuba yahunga dore ko ibendera rye atabashije kuba yaritwara dore ko bari bamaze kumurasa nubwo yari amajije kuba yaturitsa aho ngaho. Muri ako kanya abapolisi nta kindi bari guhangana nacyo kwari kugira ngo babashe kuba bafata Rihana ndetse bamufunge abashe kuba yaryozwa ibyaha byose yakoze. Gusa Rihana yarirutse cyane ndetse arabacika, yirukansa ahungira mu butayu bwari buri aho ngaho hafi dore ko ubwo butayu bwari bwegeranye n'umupaka wabasha kuba wamwomotsa ndetse akava muri icyo gihugu cy'iwabo aho yari amaze kuba yaturitsa. Gusa yageze mu nzira imodoka ishiramo lisansi, biba ngombwa ko agomba kugenda n'amaguru. Gusa mu kugenda n'amaguru ko yari yarashwe cyane ndetse yari yakomeretse dore ko umwuka wendaga kumushiramo, ariko ari kugenda yabonye inzu yari iri aho hafi ndetse yari iri mu butayu ari yonyine iri ahantu hitaruye. Arirukanka kugira ngo abashe kuba yasaba ubufasha kuri iyo nzu. Ageze kuri iyo nzu yarakomanze, gusa mu gukomanga abo mu nzu bo bari bamaze kuva ko hari umuntu uri kubashaka ndetse baje gufungura kugira ngo bashe kuba bamwugururira. Gusa mu gufungura n'akana gatoya kaje gufungura, kakimara gufungura kahise ko kikanga karavuga ati ma. Mu gusakuza cyane nyina yahise ko azayirukanga ati Rihana.
mu kureba isura yasanze ari Zuni ndetse aseka gw'igihumura ahita akagwaho ngaho imbere y'umuryango. Ati Rihani sinakuje kuderanja, ati jya mu nzu. Zuni nta kindi yagombaga gukora, yahise ahamagara se mu nzu ndetse araza baramufasha kugira ngo babashe kuba bakinjiza Rihani mu nzu. Dore ko yari yambaye uniform y'igisirikare cyaho ngaho yari yiyoberanyije kugira ngo abashe kuba yaturitsa. Mu gushika mu nzu se wa Zuni yahise akabaza ati uyu mugabo aturutse hehe? Ataraje arakomanga ndetse mu gukomanga ko yahise akagwa igihumure bigaragara ko yarashwe amasasu menshi cyane. Gusa mu kureba ibyangombwa bye basanze ari umusirikare. Ati se simbona ari umusirikare w'igihugu cyacu? Atereka tumumufasha tumuvure turebe ko yabasha kuzanzamuka. Nuko bamuryamishije ku gitanda mu nzu ndetse bamwitaho baramuvura. Ariko kakana kitwaga Rihani gakomeza kumwitegereza. Ati se mama uyu muntu yabaye iki? Ati Rihani jya kurya mugabanya amagambo. Ati mama ndi kubona uyu muntu ababaje ndetse cyane. Gusa twibuke neza Rihani mbere yuko ajya kuvuza Zuna amaso bari bamaze kubonana ndetse yari yamuteye inda. Bishatse kuvuga ko rero ako Rihani kari akana kiwe ndetse Zuni yari yaramwitiriye izina ryiwe. Ati Rihani wintesha umutwe genda ujye kuryama ndetse uvaho ngaho tubashe kuba twakita kuri uyu mugabo. Ndetse bamwitayeho Rihani ko kahise ko kagenda kajya kuryama mu cyumba cyako. Zuni nta kindi yagombaga gukora, yagombaga kwita kuri uwo muntu ndetse abifashijwemo na se. Baramufashije ndetse bamwomora ibikomere byose abasha kuba yazanzamuka. Gusa mu kuzanzamuka we yari abizi neza ko bari kumuhiga ndetse bari kumushaka cyane, yazanzamutse ashaka kuba yagenda. Gusa se wa Zuni yaramubwira ati se Umusor urashaka kuba wajya hehe koko? Warindira ukabanza ukazanzamuka ndetse ukagira agatege, ushaka kongera ukagwa mu nzira. Se nugwa mu nzira ninde uri bwongere kuba yaguha ubufasha? Ati munyihangane mfite misiyo nyinshi ngomba kurangiza. We yatekerezaga ko namara kuzanzamuka ahita akawasubira inyuma ndetse akabasha kuba yajya kureba rya bendera. Dore ko se kuri icyo yarashaka nta kindi kwari kuba yafata igihugu. Gusa se wa Zuni ntabwo yigeze abimwemerera, ambwira ati guma aho ngaho ndetse ubashe kuba watora imbaraga musore. Ntabwo nakwemera ko wabasha kuba wagenda muri ubu butayu dore ko nta mbaraga ufite. Kandi wibuke ko mu butayu haba hari ibikoko ndetse n'ibisimba byinshi cyane. Ati rero nta mbaraga ufite zo kuba wabirwana ibyo bikoko rwose. Ati hangana ubanze utora imbaraga, numara kuba watora imbaraga uzabasha kuba wagenda. Gusa ubu ngubu ntabwo nakwemerera kuba wagira aho ujya. Gusa Rihani yari afite ubwoba ndetse n'ikimwaro dore ko yari yamaze kumenya neza ko yateye inda ndetse ko uwo mwana ari uwiwe. Gusa Zuni bitewe nuko yabashije kuba yabona ndetse abona Rihani atagihari, byumvikane neza ko atari yamenye ko neza ko uwo nguwo ari Rihani ndetse wiwe ko ari we babashije kuba babana ndetse babana neza bakundanye. Ibyo rero ntabwo yabitekerezaga. Gusa Rihani we yari abizi neza ko Zuni ari we mugore we ndetse ko ari we yateye inda. Rihani ndetse aho yari aryamye yagize ikimwaro ndetse ararira cyane dore ko yari amaze kubona ko yabyaye akana ndetse ako kana bakitiriye izina ryiwe. Gusa kiri kurira Zuni yese ko yinjira mu cyumba. Ati se kuri kurira byagenze gute? Ati bino bikomere biri kundya cyane niyo mpamvu. Ati hangana urakira vuba ahangaha ndetse urabasha kuba wasubira ku rugamba, urabasha kuba wasubira aho wari uvuye rwose ntugire ikibazo. Rihani yase kamubaza ati se kare yakana gatonya kuki wakise Rihani? Ati se uriya mwana yitwaga Rihani ndetse yapfiriye mu mujyi mu gisasu bari baturikije. Ati hari ikihebe cyaje gituritse igisasu. Icyo kihebe rero kugituritsa ntabwo byabaye ngombwa ko Rihani abaho dore ko nawe yari ari muri uwo mujyi, ubuzima bwe bwabigendeyemo ndetse nawe arapfa. Ate se uriya mugabo ninde wehe? Aturiya ni papa wanjye, ni mama wanjye, we yabashije kuba yapfa. Rihani yahise katangara cyane dore ko yaramaze kumenya ko nyina wa Zuni yapfuye, kuko ubwo yaherukanaga na Zuni yarabizi neza ko afite ababyeyi bombi. Yahise amubwira ati hangane rwose bibaho mu buzima. Ati se wowe urinde uwundi nyirizina? Ati njyewe biragoye cyane kuba wamenya cyonzi cyo ngenda umusirikare w'igihugu ndetse ukunda igihugu cyane. Ati yewe biragaragara dore ko uri kwirukanka cyane ndetse uri kubasha kuba wasubira ku rugamba rwawe. Ati yego ufite misiyo nyinshi ngomba gukemura niyo mpamvu uri kubona ndi kugenda ndetse ibikomere byanjye bitarakira. Ati hangane rero uzakira kandi ntugire ikibazo rwose. Nuko Rihani yatangiye kwisanzura muri uwo muryango ndetse atangira kubaho yishimye dore ko iby'ubwihebe byo yaramaze iminsi amaye nk'uwabyibagiye. Gusa nubwo yari aho ngaho yishimye ntabwo yibagirwaga misiyo yari afite dore ko misiyo yari afite yari gusubirayo ndetse akabasha kuba yajya kureba ibendera ry'igihugu. Gusa se wa Zuni yicaye muri salo ndetse ari kureba amakuru. Yararebye ndetse yitegereza neza asanga hari ikihebe bari gutangaza ko cyacitse ndetse cyamaje guturitsa mu mujyi. Gusa mu kwitegereza neza amashusho kuri televiziyo yasanze ari Rihani ndetse abakivuga neza ko ari Rihani yahise kamuvumbura, yahise kamenya ko ari wa muhungu wakundanaga n'umukobwa wiwe. Agira ubwoba ndetse agira umujinya n'uburakari cyane bwo kumva ko Rihani wakundanye n'umukobwa wiwe ari we wari ikihebe. Yagize umujinya ndetse ararakara cyane ahita akahamagara Zuni. Ati Zuni ngwino hano nkwereke.
Zuri mu kuza nawe yasanze amakuru ari kuvuga kuri Rihani w'ikihebe waturikije mu mujyi. Bose bahise ko babimenya ndetse baratangara cyane, bagira ubwoba ndetse barababara cyane. Ati papa bishatse kuvuga ko uri we Rihani? Ati mwana wanjye niwe Rihani. Ati se kuki yiritiranwa n'umwana wanjye? Ati simbizi neza, ntangiye kugira ubwoba kuri yaba ari we se wa Rihani mutoya. Ati papa hoya ntabwo nabyizera ndetse ntabwo nabyumva. Gusa mu kubivuga gutyo Rihani aho yarari kumva amakuru ndetse nawe yagize ubwoba bwinshi cyane, atekereza ko bamuvumbuye. Yahise ko yambara ndetse asohoka yirukanka cyane. Mu gusohoka yirukanka cyane se wa Zuni yahise kamamagara ati Rihani. Ati se kugiye udafashe breakfast bimeze gute? Rihani yahise atekereza ko batamuvumbuye, kumbi se wa Zuni yari yamumenye neza cyane, yari yamaze kumenya ko ari we kihebe bari guhiga. Yahise kagaruka dore ko yari amaze kumenya ko batamuvumbuye ndetse batamenye ko ari we Rihani w'ikihebe. Yaraje yicara mu nzu ndetse basangira icyayi. Gusa se wa Zuni we yari afite umujinya ndetse n'uburakari dore ko yari yamaze kuvumbura neza ko ari we Rihani w'ikihebe. Zuni we kubyihanganira byari byamunaniye ndetse ari mu cyumba ari kurira cyane. Rihani yahise kabaza se wa Zuni ati se Zuni ko ntari kumubona hano ku meza ari hehe? Atari mu cyumba cye. Ati yereka amashe kujya kuba namureba ndebe ikibazo afite kuko sizi impamvu atari kuza ku meza nawe. Ati nta kibazo, genda ujye kumureba ndetse nanjye hari turimo nshaka kuba nakora. Bidatinze se wa Zuni yahise kagenda ndetse amenyesha leta ko ikihebe yakibonye ndetse kagicumbikiye, kugira ngo babashe kuba baza ndetse bafunge Rihani aryozwe ibyaha yakoze. Rihani we yagombaga kugenda akareba Zuni mu cyumba cye dore ko atari yaje gufata breakfast kugira ngo amenye ikibazo afite. Gusa mu kugira mu cyumba yasanze Zuni ari kurira ndetse Rihani gatonya kamuhagaze imbere. Atese mama niki kiri kukuriza? Gusa Rihani gatoya kakiri kubaza nyina ibyo bibazo, nyina yahise kabona Rihani yinjiye. Ati Rihani jya mu cyumba cyawe turaza kuba twabivugana. Rihani yahise ko yegera Zuni. Ati se Zuni niki kiri kukuriza? Zuni yahise kakubita urushyi Rihani. Ati se kuki wabinkoreye? Ati ni wowe w'ikihebe kandi ni wowe Rihani wanjye nakunze kuva kera. Ati se kuki wabeshye ko wapfuye? Rihani yahise kakubitwa n'inkuba bitewe nuko yari azi ko batamuvumbuye. Ati gusa Rihani ntiwabuze kimwe wambabarije umutima. Ati wica abantu bose ndetse n'inshuti zawe turitse igisasu zibashe kuba zabigenderamo. Atumbabarire rwose Zuni, nge muri gahunda yari yaranzanye gukundana nawe ntibyari birimo. Gusa nanjye nisanze ngukunda. Gusa mbabarira ni imisiyo ya nyuma ngiye kubasha kuba nakemura, nimara kwikemura nzagaruka ndetse tubane neza. Ati imisiyo ya nyuma? Ati se n'ubu ntabwo urahaga kuba wakica abantu? Ati se kwica abantu byungukira hehe? Ati se ukirira hehe kuba wakica abantu nibyo bigushimisha? Ati Zuni nukuri mbabarira rwose ntabwo nigeze mbitekereza, mbabarira nukuri pe. Kandi ndakubwiza ukuri nimara kurangiza ino misiyo yanjye nta kindi kintu uzakora. Nzahita ko nzatubane ndetse nawe na Rihani ndetse na sogokuru tuzaza tubane rwose. Ati ndetse nande? Ati papa ntabwo yakishimira kuba yabana n'ikihebe nkawe. Ati ndetse yamaze kukuvumbura, amaze kumenya kuri ikihebe. Rihani akimara kumva ibyo ngibyo yahise ko yikanga ndetse atekereza ko ashobora kuba agiye guhamagara abasirikare. Ati bishatse kuvuga ko ngubu ashobora kuba agiye kumpururiza. Ati Rihani ndakubwiza ukuri simpamya neza, ndashidikanya kuko papa ntabwo ajya ashyigikira amafuti. Ubu ngo ashobora kuba agiye guhamagara abasirikare kugira ngo babashe kuba baza ndetse bagufate bagufunge. Ati se basi Zuni wanyihanganira ukambabarira ukampa amahirwe ya nyuma. Ati Rihani naragukunze ariko sinakishimira kubona wongera kurimbura igihugu cyacu rwose. Ati Zuni mbabarira nshaka kubana nawe ndetse na Rihani twishime. Ati Rihani wamaze kwangiriza icyizere cyanjye kuri wowe, sinzi icyo nakora kugira ngo njye nawe twongere gusubirana rwose. Ati naragukunze ndetse nta wundi mugabo nigeze nshaka nyuma yuko maze kumenya ko wapfuye. Ati kumbi wowe nyitirano yawe nta yindi uretse kubasha kuba wakangiriza ubuzima bwanjye ndetse ukabasha kwica abantu b'inzirakarengane. Ati Zuni ariko nyumva ngende ndetse n'ingaruka nta kindi kintu uzakora, zaza njye nawe tubane. Gusa bakiri kuganira aho ngaho bagiye kumva imodoka nyinshi cyane ndetse n'indege zije aho ngaho bari batuye. Zuni ahita abwira Rihani ati ndahamya neza ndashidikanya ko abo ngabo ari abapolisi kandi baje kuba bagufata. Rihani yahise kagira umujinya n'uburakari dore ko yari agiye gufatwa kandi atararangiza misiyo yiwe. Yahise kasohoka kugira ngo abashe kuba yakirwanaho. Zuni aramubwira ati nusohoka barakurasa ndetse upfe. Gusa icyagaragaraga cyo Zuni nubwo yararakaye yakundaga Rihani. Ati Rihani se wagumye mu nzu batabasha kuba bakurasa? Ati wowe ngomba kugenda nkarangiza misiyo yanjye. Atese mama uriya ninda? Turiya niwe papa wawe Rihani mwana wanjye. Ati none se kuki abapolisi baje? Ati hari ibintu bagiye kuba baza ndetse babashe kuba baganiraho. Nuko Rihani yarasohotse ndetse asohoka yirukanka kugira ngo abashe kuba yasarangiza misiyo yiwe. Gusa mu gusohoka abapolisi bahise kuba bamusanganira ndetse bamusangana ngo ati nukomeza kwirukanka turakurasa. Gusa Rihani yanze kumva ndetse akomeza yirukanka.
mu kwirukanka nta kindi cyagombaga kuba abapolisi bahise kuba bamurasa amasasu menshi cyane, ndetse mu kumurasa bamurasha asubira inyuma areba umugore we ndetse n'umwana w'abasezera. Ubuzima bwa Rihani buba burangiye gutyo, ndetse ubuzima bwe babusiga aho ngaho. Zuni byaramurakaje ndetse biramubabaza cyane kuba amaze kumenya umugabo we ndetse kuba amaze kumenya Rihani wiwe yakunze mbere. Gusa Rihani akaba yari ikihebe, nta kindi yakoze, yamenyereye ubuzima bwe yari arimo bwo kuba yaguma wenyine ndetse ari kumwe na sekuru we n'umwana wiwe mutoya Rihani. Akomeza kuba mu buzima bwe bwo kubaho nta wundi mugabo afite. Inkuru yacu y'urukundo naho ngaho irangirira. Ngusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane.